Yeah, no fear man, Pera baddest, Goskiki, kurikira umuvuno quiz. Nka eshanu zishobora gukoga. Kandira mwe nyine mba nabyo. Yo, itwa kacomoka gitege kurikira umuvuno quiz. Kumva ndaramo, ndakonje meze nk'inkoko irwaye umuraramo. Umunota umwe, yo! Respect papa. Okay, twongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje kudukurikira gahunda ya yindi murayizi ni Lifestyle ndetse na Lifestyle iyo tuyivuyemo tujya mu muvuno kwizi ni nk'ibisanzwe. Iyo tuvuye mu muvuno kwizi n'ubundi ni kuganiza umutumirwa wacu tuba twatumiye akagira ibyo atubwira se cyangwa akagira inama agira urubyiruko ruba ruhari se cyangwa bagenzi be. Uyu munsi ngiye tujye kubana mu kiganiro nk'ibisanzwe cya Lifestyle bisanzwe mubimenyereye Umunezero Fred nk'ibisanzwe. Ubu ngubu tukaba turi kumwe n'umutumirwa noneho twazanye igikurankota rwose we araza kubibwira muraza kumumenya. Reka nawe atangira twibwira noneho atubwira amazina ye n'ibintu asanzwe akora mu buzima busanzwe. Murakoze. Nitwa Hafashimana Barthelemy ariko mfite amazina menshi, banyita amazina menshi bitewe n'utuzi ngenda nkora. Banyita Rugabisha Birenge, maboko atanga atizigamiye, isamba ndibaga gato kazi cy'uburozi, ndi Bruce Melody MCB2, Machirona alias Ceceka yawe, igitangaza cyamamaye international kamba na Roho Delta Force, ayose nagumigoye nyawo. Ukamugoye nyawo. Ako ngako nanze ngura kibagiye kandi nziko kari kandi kaba ku mutima bandi. Okay, mwamwumvise none ubu mwita international kamba na Roho Delta Force mugoye nyawe. Rugabisha Birenge. Ukatanga atizigamiye kabisa. Ewana igitangaza B2. Ase ubundi ijambo B2 risobanuye iki? Yes, izina B2 narice nditekerezaho cyane buriya amazina yose wumva usibye Rugendo wumva ngo Bruce Melody yego nawe banyise kera ariko B2 narice nditekerezaho kubera urukundo mu nduri ya mujene ubundi iri yaba yagarariye Bruce noneho ngewe ni kabiri nyine ngiye Bruce Melody wa kabiri ubundi. Ahubwo mukano niko nashaka gusobanukirwa kuko maze kumva hari abantu benshi maze guhura nabo bakambwira ngo B2 nanjye ubwanjye nari nzi ko witwa B2 ariko natangajwe nuko ushobora kujya mu irangamuntu yawe ugasanga hatarimo B2. Nibazaga ukuntu iryo zina B2 ryabaye izina riri n'ubundi international koko nk'uko bivuga bikancanga. Ese ni iyihe mpamvu yatumye ukunda izina B2 ku rwego noneho cyangwa se niyo mpamvu yatumye ukunda Bruce Melody ukajya ku rwego umwitirira ukita B2? Ibyo uriya mujene rero ngiye kubivuga buriya nyamura mbehera ariko sinahabura kubera ko nsa n'umuziho gakeya bitandukanye n'abandi bafana. Bruce Melody natangiye kumukunda mu 2010. Ntabwo Bruce Melody mukunda by'ubuhanzi gusa nubwo mukunda wenda bimwe byo n'abandi bajene ngo chaka Bruce Melody tuzahure n'ama views ngena nubwo biranje mbikoresha buriya byo ku YouTube gusa za WhatsApp byo mbikoresha ariko Bruce Melody natangiye kumukunda umunsi wa mbere yaje mu gitaramo cyabereye kuri Tamtam ni kera hari harimo abahanzi benshi iyo gitaramo cyabereye ku modokari yarakinanutse agananutse twarasaga buri twarasaga kabisa wagiraga ngo turi impanga. Icyo gitaramo ndibuka ashobora kubona atacibuka ariko ni kera cyane nko muri 2013 gutyo hari harimo akana kakana bitaga Babu kaje muri andirimo ngesi bibonye utangiye gaseka nako kari gari ni kera namukunze 2010 numva natangiye kumukunda kera iyo ubonye Babu wanakana ariko ikintu cyatumye mukunda cyane nuko kera twarasaga cyane bituma mukunda to ariko ndamukunda cyane birenze kubitekereza. Basi se bitewe nuko umukunda ni cye kimenyetso ushobora kwerekana gishobora kuvuga cyangwa se kikagaragaza ko umukunda? Nyama abandi ndabona umujene ejo mundira mwanya afite agatatu kanditseho Munyakazi ku mugongo. Nyine numva biranshimishije ariko ngiye tatuwaje mfite amazina ye nanjye ku mubiri. Nanjye mfite amazina ye ariko ngiye nyamaranye imyaka myinshi cyane myinshi kabisa. Urabona sinzi nabiragaragara muri kamera ahangaha handitse Bruce kwa gakaboko Cameraman nagerageza twegereze kamera kugira ngo handitse Bruce. Ahangaha handitse Bruce. Ahangaha kwa gakaboko sinzi ndamigerekana gutera handitse Melody ahangaha. Melody I believe you God.
aha handitse igitangaza Oh wow. n'umwaka yavukiyemo Bruce Melody nabo muguramba mbizi mu mutwe. Ahangaha rero niho handitse itaye wacu. Ndamukunda byatari. Congratulations kabisa kuko maze kubibona kabisa bitu ubu maze ntabwo wabyumva. noneho najya nabyemera noneho ko umuntu witwa itahi wacu Bruce Melody uri umufana we by'ukuri. Biratandukanye n'iby'abandi bafana. Ndabizi hari benshi bazabona ibi bintu. Njyewe nabuze umufana byibura uzanyereka ko akunda Bruce Melody cyane ngo tuzana shete. Njye ngira intego imwe. Hari indirimbo ya Bruce Melody nawe ashobora kuba atayibukaniye kera cyane yitwa Byarizanye. Uramutse ukunda Bruce Melody iyo ndirimbo ukabiyizi bomukunda koko. Ubundi Bruce Melody nta ndirimbo nimwe ye ntazi yaba nizo mu cyongereza mbo ntago nkizi cyane arongera ngategwa mu ndimi. Ariko nta ndirimbo ye yabiye yakoranye n'abandi yabizo yakoze guhera kuri zero kuzamuka zose nzize mu mutwe. Byibuza nk'indirimbo uzi ukunda cyane nk'umufana we ushobora kumubwira ati Bruce mu ndirimbo wakoze ndayigutuye ni nk'iyi. Yari imwe ariko ubu ngubu zabaye ebyiri. Indirimbo nakundaga cyane n'ubu ngikunda bayita Hands Up. Hands Up uriyo ndirimbo ya Bruce Melody ndayikunda cyane. Indi ndirimbo ya Bruce Melody nkunda bayita Munyakazi kuko nanjye nkunda akazi. Nkunda akazi pa. Ndakora kabisa. Buriya n'utu twanga umuntu aba yambaye nubwo tudahenze cyane ariko byubuze mu basore bina nanjye nagerageza kuko mba nanakoze tu. Kabisa biba bigaragara. Noneho ikibazo cyobora kwibaza ubu ngubu nkawe uramutse ugize nk'ijambo ubwira Bruce Melody ushobora kumubwira irihe jambo? Iri jambo nabwira Bruce Melody ubundi nsanzwe ndimubwira kuko tujya tuvugana kuri WhatsApp. Tujya tuvugana tujya duciringa nubwo atanyansubiza cyane ariko aransubiza. Ikintu ngiye nifuza kuri Bruce Melody ntabwo mwifuzaho amafaranga cyangwa mwifuzaho ngo ngire umusitari. Imana ndamisaba n'Imana yo ndyamye azambera inshuti basi. Inshuti byoye gusa akanyemerera kambera inshuti ariko kubera ko tuvugana rimwe na rimwe nyamura bizakunda tuwe. Ubona bizageraho. Okay. Wenda reka tujye noneho no mu buzima busanzwe. Tube turetse kwibanda kuri Bruce Melody. Hari ikibazo ndibuze kukubaza nyuma tugiye gusoza kuri Bruce Melody kandi uze kumbabura ukinsubize nkuko ndakikubaza sibyo? Yes, ndakigusubiza nari. Okay. Ubundi mu buzima busanzwe Hafashimana Barthelemy ni Barthelemy cyangwa se Bartolomayo. Okay. Hafashimana Bartolomayo niyo mazina yanjye ndayemera ndi proud yayo. Ni muntu ki akunda iki mu buzima busanzwe akora iki? Okay, nari nagereje ko ibintu bimbaza. Akunda iki mu buzima busanzwe? Njyo mbona Hafashimana ari we njyewe. Ikintu cya mbere nzi nkunda ku isi ni umugore wanjye. Ufite umugore? N'abana babiri. Buriya nicyo kintu cya mbere nzi nkunda cyane kurusha ibindi. Nabona ngo uri umusore. Ko ngaragara ariko ntabwo nyambisha. Nicyo kintu cya mbere nzi nkunda. Ngakunda abana banjye, ngakunda n'umurimo kugira ngo niteze imbere. Hafashimana rero ngiye mubona ngaha umuntu wakuze mu buzima buruhanyije bigoye cyane. Uze meze nk'umuntu uri kwirera kuko nakuriye mu mago y'abandi ngurabindurije. Buriya nta bitutsi batanutse nta kazi kabaho nakoze nari meze nk'umuja mu mago y'abandi ariko ndashimira Jack kuko yatumye nkura narakuze nanyumva umugabo. Ibiryo byiza nabiriye mbyihaye. Ibindi biryo byiza nabiryaga muri Compassion imishinga twabagamo cyangwa iroko mu by'abanyeshuri tubipate basigaje n'ibiki urumva twakuze bigoye. Iroko. Hafashimana rero ni umuntu wakuze nkunda umuziki byatari buriya nzi kubyina cyane kuko nabaye n'umutoza nabaye mu makarabu menshi cyane. Hari iyo bitaga Lumière du Monde yatozwaga yari umukuru wayo bamwitaga Zirikana n'urumuri rw'isi. Iyo nayibayemo. Hari iyo bitaga Inasho z'abato ni ya kera nayibayemo. Hari iyo bita Don Bosco nayibayemo. Naragerageje mu muziki ndabyina biranga ariko nkaba n'umuyobozi.
gusa imana yabaye impano nyinshi niba nsinziza nkiza nzi kuririmba buriya nzi kubyina ndi umu MC nashobora no gusetsa abantu bibaye ngombwa kuko no mu kazi nkora iyo ntahageze buriya barababara cyane kuko nanjye nkunda gutera urwenya nimereye nka Bruce Melody buriya buriya bafashe mbese muri makeya ubu niwe njyewe. Noneho umbwiye ko ufite impano nyinshi sibyo? Ntago ari ukugora ariko uragerageza sibyo? Nk'ubu ngubu ugiye kudusekereza nk'abantu bashobora kuba badukurikiye. Gerageza wenda ugire nk'akantu babwira gashobora kubashimisha bakavuga ati kabisa uriya muhungu respect bamukuri n'ingofero. Nukarangiza koko nyine n'utuntu tubiri ndagusaba. Aka kabiri nukubaha kapela kubera ko nyine wamaze kutubwira ko uzi kuririmba. Uradukubita na kapela mu kuririmba ho gatoya. Utwo twonyeze ahantu yego siduye mu kanya turahuye kandi nari nabikubwiye kuva kare kuzibura nza cyakora mana yanjye nta kintu na kimwe umuntu aba ataguhaye mana taka icoco dore mpora naniwe ntago nananiranye oya nanubwo nibagiwe kandi sininaniwe n'umutwe by'iki gihe ngume mu mitagihe ijoro riba ruwariraye njya mbabona bayagaye mwamwumvise ewane ni Bitu ashobora gusetsa ikindi kigeretseho ni umu MC. Ese nko mu rugendo rwawe rujyanye n'impano ushobora kuba ufite ni nk'igiki kidasanzwe wigeze uhuriramo nabyo warangiza bikakubabaza ku rwego wavuze ati ibi bintu iyaba nabirekaga ariko ugakomeza ugahanyanyaza? Ubijyanye n'ibi byo bamusise kandi byinshi ariko hari umunsi umwe nigeze kubabara umujene yaramamagaye arambwira ngo uzaze umfashe ndamubwira nta kibazo nzaza ngufashe kubera ko bino bintu buri akazi kose karavuna ariko BMC buravuna cyane. Njya kumvikanye ko ari ukumufasha mfata n'udufaranga dukeya shiramo kugira dukoresha amafishe n'ibindi. Ubwo nyuma yaho icyambabaje cyane n'ukuntu twabonye abakiriya benjije amafaranga menshi. Icyo kintu cyarambabaje kinshi intege ariko nanga gucika kime ndavuga ngo reka nkomeze kuko nabo twita abastari nabo baravunitse ariko buriya nta muntu nigeze mbona mu kwisi cyangwa se umuntu njya mbonaho nabo duhura nta wakize yicaye. Niyo mpamvu nta mpamvu yo gucika intege tugomba gukora cyane tugahatana. Okay. Buretse tubanze noneho tujye kunywa ku mazi. Tukaba noneho twongeye tugarutse tukaba tukiri noneho mu bibazo tugomba kubaza umuntu w'umustar tuba turi kumwe n'ibisanzwe. Noneho uyu munsi noneho turaje tujye no mu muvuno kwizi noneho tumubaza ibibazo nawe twumve nimba ashobora kudusubiza ku bibazo abafite. Barito umuntu ushobora kuza hano tukamubaza ibibazo akabisubiza neza hari akantu nyine ashobora gutahana bitewe nuko yasubije sibyo? Ikibazo cya mbere dushobora kukubaza ese Baritelemi cyangwa bivuge mu kinyarwanda Baritelomayo irigizwe n'ingombajwi zingahe? Mu masegonda 10 yonyine arabahagije zose hamwe ingombajwi bro ni nk'icumi. Okay, ujye kuzitubwira none. Ariko nawe urukumbaze wazo wivuze turi mu muvuno kwiza. Ubwo ni ikibazo cya kabiri. Ni ikibazo cya mbere. Urahita uzitubwira. Ni izihe? Ni ba na a na ra ngufiya yego oya ndiyo cyana cyatsinze cyo kiretse kampata umwanya. Okay, sawa. Noneho ikibazo cya kabiri ngomba kukubaza ese mu buzima busanzwe no kubera icyo abahungu baterera abakobwa ifi? Ngendeye ku muco
ntabwo nta mukobwa wagatereye umuhungu ivi kubera ko ubundi kirazira mu muco w'u Rwanda no kubwira umukobwa kubwira umuhungu ko amukunda. Kumuterera ivi rero ntabwo njye mbibara nk'igisebo nka bimwe abantu bajya bavuga, cyangwa se kumujya wumva umuntu aravuze ngo njye sinaterera umukobwa ivi. Buriya iyo umuntu agutereye ivi aba akubashye, uwo muntu burya aba anagukunda tu. Niyo mpamvu rero bahita uzibaterera nuko tuba tubakeneye cyane kurusha uko baba badukeneye. Ubwo nawe uri mu bamwe bahamya ko mbese ntabwo biba ubugwanyi. Njyewe ikibazo bwa mbere nigeze no kubwira ko nkunda umugore wanjye. Okay, ntabwo wari wakadusubize kwa kino ukuntu babifata nk'ubugwari. Ese ni ukubera icyo abantu bafata nk'ubugwari ko guterera umukobwa ivi ari ubugwari? Ako se ubundi byitwa ubugwari kubera iki? Ese ubundi buriya sorry ntabwo ngiye gushibaguza ariko mu nyumve buriya wari uzi neza ko iyo tubasabye nyine gukora imibonano bakatwemerera, wari uzi ko mbere yo kugira ngo bibe ubanza gutera amavi yombi na nubwo aba ari rimwe ahubwo. Buriya rero mu ruvuga ngo siyaterera umukobwa ivi kandi aritera buri joro ntabwo mbyemera. Ubwo niwe kigwari buriya njye niko mbibona. Okay, sawa. Wamaze kutubwira ko uri umufana wa Bruce Melody, ukaba uri B2 kamba na roho. Okay, nabonye ufite tatuwaje y'umwaka yavukiyeho 1992. Buriya niracyari muto cyane. Biba bigaragara. Ikibazo nshobora kukubaza cyoroshye nk'umufana we, afite indirimbo zingahe? Ni nyinshi kuko ni hari n'izitari zajya hanze. Urabona nk'iyo bamusabye ejo bundi nka Nyabugogo ntirajya hanze. Umubare nawe ashobora kuba atawibuka buriya rega. Ashobora kuba atawibuka. Njyewe kuziririmba naziririmba ariko ntabwo mba nzizi zose n'amazina yazo, ariko mba nyizi indirimbo. Ariko nk'umubare ushobora kubona byibura kubera ko amaze kugira nk'amalbum menshi basi zigeza nko muri 80 byibura aho muri 80. Okay, noneho ku kindi kibazo, ese Bruce Melody ari se cyangwa mama we urabazi? Amazina yabo ndayazi. Niba atari ibanga nayaje. Mbere na mbere umusaza sorry nazabifate nabi kuvuga amazina y'ababyeyi be kandi batakiriho. Buriya Bruce Melody ni imfubyi ku babyeyi bombi, ababyeyi agira. Gusa papa we yitwa Nibihangana Gervais, mama we akitwa Muteteri Verena. Bruce Melody ni umwana wa kabiri mu bana bani wabo. Bafite n'abana bani wabo. Okay, noneho ikibazo cya nyuma kugira dusoze ikiganiro cyacu. Bucura bw'iwabo yitwa nde? Bucura bw'iwabo ntabwo nabikurikiye cyane, ntabwo namenya byose kuri we. Ariko gusa nzi ko iwabo ni Kanombe, Primaire Eze Islamique. Bruce Melody muzi utuntu n'utwungutu. Okay. Noneho kugira ngo dusoze ikiganiro, gira ikintu ubwira abafana ba Bruce Melody na Bruce Melody ugira ijambo umubwira, numara kugira ijambo umubwira ugire n'ikintu ubwira urubyiruko rw'iyi minsi, kuko hari abantu bamaze kugaragara ko bafana aba star, bamara gufana aba star bakajya ku rwego barenze urugero, bakagera ku rwego rurenze bagashaka kumera nkabo, kandi igihe barimo cyangwa se aho bari nuko bari bitabibemerera. Ugire n'inama bagira, noneho tubone dusoze ikiganiro cyacu. Okay, ngiye mbere na mbere ikintu nabwira abafana ba Bruce Melody, mukomeze mumushire ku mutima. Ntabwo nababwira nawe ngo mumwiyandikeho, ariko mukomeze mumukunda. Ariko ni mumukunda nanjye mu nkunda. Hanyuma rero najya sohora indirimbo, mujye mwihangana mukore uko mushoboye. Iyo ndirimbo basi mukore kuri karakano k'umukara, mukore subscribe kugira ngo umusaza nyine akomeze ajye hejuru. Ariko hari ingeso abafana bamwe na bamwe mufite yo kwivanga mu bintu bya Ben Tiger na Bruce Melody, mukarengera mukavuga amagambo mabi. Buriya reka mbamenera ibanga, mwari muzi ko buriya Bruce Melody yakuze afana The Ben. Ni byiza rero kuba kano kanya Bruce Melody ari guhangana na The Ben, ariko weho umufana ntabwo ari wowe uri guhangana na The Ben. Gira ibyo uvuga ariko mugireho mugarukira, nimukajye murengera. Bari abasaza ari igihe baba bari gucuruza, we rero ukivanga ukagira ngo ni urukundo rw'abafana byo rurarenze, kuko no kwiyahura ngiye bishobotse nabikora. Abinsabye bavuze ngo cakaboko aribyo biratuma atera imbere kurushaho bakajyana. Ntabwo mwibeshya kabisa. Ibyo nabwira urubyiruko muri rusange rero ni iki? Mbere na mbere ibiyobyabwenge ni ibyafo birica, kandi abasore n'inkumi namwe byo kujya muryama uko mubonye ntabwo ari byo.
tujye twihangana basi byibuze n'umubiri igihe wanze dukoreshe prudence ariko naho ntabwo nge mbyemera nabyo twabireka agakingirizo dukore cyane kugira ngo twiteze imbere. Ikindi kintu kandi bino bintu njya numva ngo by'abuzukuru ngo gutera abantu kaci buriya biterwa no kuba abantu batiga badafite ibyo bakora. Ufite ibyo ukora birashoboka ari ingeso abantu bakunda gukora ngo urubyiruko ngo rwabuze akazi. Ntabwo akazi kabuze, ahubwo akazi karahari, ahubwo nta bushake bwo kugashaka urubyiruko rufite. Nibyo ni gakeya pe, ntimuzanyumve nabi, ndabizi ko u Rwanda ntabwo dufite imikorere myinshi cyane, ariko byibuze se we muri ka kazi gakeya wabonye cyangwa se nk'aka kazi wabonye witwayemo gute? Kuko hari abantu bagera ku kazi bakitwara uko bashaka, bagashaka kwiringanyiza na ba bosi babirukana, nibo bagira hanze bagatangira gusebya ngo akazi ntako kandi aribo bakica. Ahubwo abagakeneye ntibakabone, abatagakeneye nibo bakabona. Iyo niyo nama nagira urubyiruko. Murakoze. Dusoza noneho dushaka utuzamurire Bruce Melody, ubwo dusapotinge ko turi kuri stage. Bruce Melody niwe ugiye kuzamuka, ugiye kumutuzamurira nk'umuyemusi, noneho umuzamure umushyire kuri stage kugira mbere yuko performinga niwe ugiye kumuzamura azamuke kuri stage. Bidukorere nka MC w'umunyamwuga, umuyemusi wabigize ku rwego international. Nibidusaba ko tunahaguruka bavuge tuhaguruke, ariko tubikore ku buryo natwe abafana turaba turi gukurikira tugiye kureba Bruce Melody azamuka ku rubyiniro, natwe turaba turi kuzamura amaboko hejuru. Yes, DJ urakoze bahagaritse gatoya uru ruca DJ. Yes, murakoze cyane, ndabashimiye mwabaye abafana beza ba Bruce Melody kabisa, muri abantu badanje. Uyu muhanzi tugiye kuzamura rero, mbere kugira ngo tumuzamure nagira ngo manze mbabwira ahantu turi ibikorwa bihakorerwa. Aha ngaha ni mu kabari bahita muri hano ni hera nyibutse ubwo turaba tuba nako karagaciyemo nagira ngo ndewe ku musaza aratseka bahita muri tayari. Yes, uyu munsi rero ngiye kubazanira umuhanzi ukomeye cyane, ni umuhanzi wa mbere mu Rwanda mwita Bruce Melody. Ariko mbere yo kugira ngo tumuzamure, hano haba inzoga, haba icyo kurya, haba n'amacumbi. Hanyuma DJ wacu nawe mwamubonye mu musaza mwita Wax. Ngewe rero ugiye kubazamura uyu muhanzi yitwa Bruce Melody. Ariko mbere yo kugira ngo muzamure, nagira ngo manze ndebe abafana ba Bruce Melody baranga muzamura amaboko. Eske ni bangaya ni bese cyane, ndabona bamurahagije. Hanyuma reka manze mbaririmbira akaririmbo gatoya. Nubabara nza gusaza. DJ twagiye amashimwe cyane kuri Bruce Melody. Welcome on stage musaza. Bravo papa, urakoze cyane. Barter Kamba na Law International Respect. Uyu niwe mutumirwa twari tubafitiye, nawe noneho nimba hari ikintu yababwira nakibabwira, noneho duhite dusoza ikiganiro cyacu. Bibutsa ko ikiganiro ni lifestyle n'umuvuno kwizi, nje duba turi kukibanamo buri gihe. Ni Munezero Fred, gira nawe ikintu uvuga kugira dusoze ikiganiro cyacu. Ndi hagati y'inkote zigize icyumba ndaramo, ndakonje meze nk'inkoko irwaye umuraramo, umuntu tumwe. Respect papa.